rizashimwa ni iryande, naryo tugomba kurireba. Twebwe abayisilamu mu gice cya mbere cya Qur'ani ku murongo wa 2 haravuga hati alhamdulillahi rabbil alamin, ikuzo nishimwe ni ibya Nyagasani we murezi w'ibiremwa byose, we murezi w'ibiremwa byose. Ese Bibiliya bivugaho iki? Yobu 1:20 gukomeza kugira ngo iri kosa litazongera kubinaha. Igice cya mbere murongo wa 20 tujye ku murongo wa 20 aragira izina ry'Uwiteka rishimwe, izina ry'Uwiteka rishimwe. Kuki ukasuhuza abantu ngo Uwiteka ashimwe? Kunanira koko ubuse Bibiliya yabeshya. Bibiliya iti Yobu muri Bibiliya akavuga ati izina ry'Uwiteka abe ryo rishimwa.